Dore ikintu gikomeye Satani ahora ashaka kukwiba buri munsi. Ese uzi ikintu gikomeye kurusha byose Satani ahora ashaka kukwiba? Si amafaranga yawe, si akazi kawe, ndetse si n'inshuti zawe, ahubwo ni umubano wawe n'Imana. Satani azi neza ko iyo umubano wawe n'Imana wangiritse, byose mu buzima bwawe bihungabana. Nicyo gituma ahora akugenda runono, akugusha, akaguha ibyishimo by'akanya gato kugira ngo wibagirwe gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no kubaho ubuzima bunezeza Imana. Ashobora kukwereka ibyishimo by'akanya gato kugira ngo wibagirwe gusenga. Ashobora kuguha ibyo gukora byinshi kugira ngo wibagirwe gusoma Bibiliya. Ashobora kuguha umunezero n'ibyishimo byo mu isi kugira ngo wibagirwe ibyishimo nyakuri biva ku Mana. Yohana igice cya 10:10 aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Petero wa mbere igice cya 5:9 haravuga ngo murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Umubano wawe n'Imana niwo soko y'amahoro, ibyishimo n'imbaraga. Iyo uwo mubano uhagaze neza, byose mu buzima bwawe bigenda ku murongo. Ntukemere ko Satani akwiba ikintu cy'ingenzi kurusha byose. Arashaka kukwiba ubugingo bwawe kuko azi ko nubwo waba ufite byose ku isi, nupfa udapfiriye muri Kristo uzaba utsinzwe burundu, ukazacibwaho iteka ku munsi w'urubanza. Fata umwanya buri munsi wo gusenga, gusoma Bibiliya no kugirana ibihe n'Imana. Nugumana uwo mubano n'Imana, Satani ntazabona aho aguhera. Niba ubutumwa bugufashije, andika ijambo muri komenti ngo amen. Sangiza n'abandi ubu butumwa nabo bamenye ukuri. Uwakoze kudukurikira ni Kigali Worship.